abarimu 54,895 mu gihugu hose nibo bamaze icyumweru mu itorero ry'abarezi ryahawe izina ry'Inemyabigwi. Ni abarimu mu mashuri y'incuke, abanza, ayisumbuye n'ay'imyuga n'ubumenyingiro batorejwe mu bigo 131. Bigishijwe kudasobanya mu kazi kabo, gutanga uburezi bufite ireme, indangagaciro ziranga umunyarwanda no kugira uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Urugero rubagiyeho ari ugutanga uburezi buzageza igihugu aho cyifuza nkuko byari mu nsanganyamatsiko y'iri torero. Tugiye kwigisha abana dushizeho umwete, umwarimu nagera ku kazi amenye icyamuzanye, agerageze kwita ku bana, agerageze no kugira gute no gukora akazi neza cyane, yuko aheza hacu hazaza bigomba gushingira ku burezi. Ndumva mu masomo baratwongereye ubushobozi buzatuma kwigisha abo bana ku buryo bunoze, abana bagatera imbere natwe tugateza imbere igihugu cyacu. Abana tugomba kubigisha ibintu bijyanye no gukunda igihugu n'ubwitange, urukundo, kutava ku ntego zabo kandi bagakorera ku mihigo. Muri rusange abarimu bahize guharanira gutoza abana imikorongiro, kwigisha abana b'u Rwanda amateka nyayo, gutoza abana umuco wo gusoma, kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda n'ibindi. Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi washoje itorero ku rwego rw'igihugu mu karere ka Musanze yasabye abarimu kwirinda amakosa amwe namwe aharabika isura yabo, harimo ruswa, kutita ku kibazo cy'abangavu batwara inda zitateguwe n'ibindi. Ntituzongere kumva bamwe mu barimu bagaragaraho ibyaha bya ruswa, ibyaha byo gusambanya abanyeshuri kazi bigisha, ibyaha byo gukoresha nabi umutungo w'ibigo bashinzwe, cyangwa yewe n'icyaha cyo n'amafuti yo kwihombya muri za banki Lambert. Twagiye twumva henshi ndetse na hano. Mwamusenye ingo zanyu kandi mufite umwarimu sako, mufite n'amabanki akorera mu mucyo yabateganirije inguzanyo mushaka. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Intebe yabwiye abarimu ko leta y'u Rwanda idahwema kubashakira icyateza imbere imibereho yabo nkuko biri muri stati nshya ya mwarimu yashyizweho mu Gushyingo umwaka ushize. Iyo stati yerekana neza uburenganzira bwa mwarimu burimwo no kuzamurwa mu ntera kandi ku gihe, bikanajyana no kongera umushahara wa mwarimu. Kugira ngo abarimu murusheho gukomeza kumererwa neza muri ibihe, ariko cyane cyane mu bihe bizaza, ndasaba Mineduc na Mifotra n'abandi bose bireba kwa mu nzego zibanze gufatanya kugira ngo bagenzure neza, bakurikirane, barebe niba statu yihariye y'abarimu ikurikiranwa koko, niba iteganijwe muri iyo statu yihariye y'abarimu bigera ku barimu nk'uko twabiteguye. Mu barimu barenga 63,000 bagombaga kwitabira iri torero, habonetse abarenga 54,000. Harimo abagore 19,225 n'abagabo 35,670. Abatarabonetse mu itorero ku mpamvu zitumvikana bakaba bagawe mu ruhame. Ahangaha kuri stade Ubworoherane abahashoreje n'abarimu barenga 3,000. Ahangaha rero abarimu baragaragaza ibyishimo, baragaragaza imbamutima zabo z'ukuntu bitabiriye iri torero, bakaba basobanukiwe amateka ndetse yewe ibintu bizabafasha kwigisha abana b'Abanyarwanda bijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwihaye cya 2050. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda mu karere ka Musanze.